Buryo kidukubiswemo ari amashyano y'abakobwa nagatangaza. Ntabwo narinzi ko muri kiriya gisagara havamo indwanyi zimeze kuriya rwose, ko njye nasunikaga akagarura agatapura simenye ibyabaye. Oya, uburyo ki batwemeraga nk'indwanyi njye nazahaye mu giturage cyacu, ntabwo wakiyumvisha ko twakubiswe n'abakobwa. Bagurukaga ukagira ngo barimo amadayimoni. Umva rero, ko nawe bashobora kuhadusanga, urabona turabigenza ute? Oya muvandi, noneho twakihagararaho. Twebwe uko biri kose buriya nabo barushye. Oya, dushobora kubaca urwaho natwe tukabarangiza. Niba rero tekinike twakoresha, twebwe turajya tujya kuri umwe tumwibandeho, ujya ujya imbere sunike ikintu uzi ikintu umunsi ntabwo arajya amenya ibyawe. Hari ishyano rindi riguruka naryo wiryirengagiza. Wabivuze. Byakubaze ku ijosi, ngira ngo umutima kiwukuyemo, gize ngo ndaza ijisho ryarebaga kiba kirinoboyemo. Baramuka baje, ahubwo reka nkwereke, turi abagabo, turi indwanyi mu giturage cyacu, twishyiremo akanyabugabo, byanga byakunda turwane nabo, natwe dushobora kubaca urwaho tukabarangiza. Bagiye ntago nagakati.
Yita speed. Ufashe ni amaraso mfite. Subizamo ngera ku kantu. Noneho iyo nkota wowe mukimeze gutyo nkota nawe uhita usa nk'uyataka. Noneho ahunga asubira inyuma. Nawe ukubita urwuba twagiye. You are reasoning IREME Arts Academy student. So here you see the training we did. We are almost student. So suppose and we use I have forgotten and we use mobile phone. It's a smart but not camera. Suppose when we are using camera, hey, izaba birenze. So all of you are welcomed in IREME Arts Academy. So and continue to running us together. So let me thank you, IREME Arts Academy's staff. Thank you. Kuba ufite impano yawe ukayisinziriza ntabwo ari ibintu byiza. Gana IREME Arts. IREME Arts ni ishuri ryigisha ibijyanye na film, theatre n'ibindi. Ariko iyo ugeze mu IREME Arts byose ibyo utekereza ko utashobora uhita ubishobora. Hajya ngo yarakombye azanahombana ntabwo ari ukugomba gusa. Uri n'indwanyi nangwa se uri umwakitere. Amasomo y'ama exercice afasha gukangura ubwonko ukaba wabasha kumenya icyo gukora ndetse ukabasha no kuvumbura impano wibitse mutaruzi. Ni amasomo meza cyane aryoshye. Dufite umutoza ubizi kandi utoza neza. Ubasha kuba icyo bakwifuza kuba cyo ndetse bishobora no gushoboka ko waba umuntu w'igitangaza cyangwa ugahinduka n'ikindi kintu uburyo ubona butangaje kuko watorejwe mu IREME Arts.